Tubanje gushima Imana kubw'uno munsi mwiza wa none. Imana yaduteguriye, Imana yo mu ijuru yabwa icyubahiro. Ijambo ryongeyeho dushimiye abantu bose babashe kwitabira iki giterane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi bagirire neza. Ku mwihariko turashimira komite yateguye kino giterane. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Turashimira Bishop Mujambere wabigiyemo imbere mu bayoboye komite akabidufashamo. Imana imuhe umugisha. Turashima baduhaye kino kibanza kugira ngo tugikoreremo. Reverend Mwungeri, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. So ndashima ku bwa mwese, cyane cyane turashimira umutumirwa wacu muvyeyi Seretanda, mu mukomera amashyi. Imana imuhe umugisha. Twebwe aho twari dutuye nibo badutoje. Uko tumeze harimo umugisha wo kudutoza kwabo. So kuba duhagaze imbere yabo nishimwe, dushimira Imana. Ndashimira ku bwa Pastor Nyambo n'inshuti ku mwihariko. Imana ikugirire neza. N'abandi mwese tubanye jya mbere, Imana ibahe umugisha. Amazina yaje nitwa Kado, tuye muri Kenya aho bita Kitengera. Imana rero ibahe umugisha. Rero turaganira umwanya mutoya kugira ngo tuze kumva Seretanda natuganiriza ijambo ry'Imana. Reka badusomere, baze kudusomera mu gitabo cya Mariko igice cya 14 umurongo wa 38. Igitabo cya Mariko igice cya 14 umurongo wa 38. Mirongo 38 Mariko haravuze ngo mube maso musenge mutaja mumosha, umutima niwe ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. Nushaka kurekeraho nagira dusomera Timotheo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16. Dusome mu izina rya Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kutwigisha, wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Turaza kuganira ijambo ry'Imana umwanya umwuka dushoboza. Natekereje ko twoganira amagambo menshi n'urubyiruko. Amwe nateguye umwuka kampindurira, umwuka kanyobora ukuntu nza kuganira. Rero hamwe n'ibyo byose turashima umwuka ubiturangajemo imbere. Rero natekereje ko cyane twibanda ku bintu bibiri no munsi wa none. Turaza kwibanda ku ijambo, uburyo kitwo kwiga gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ni amagambo abiri nanze kuyatandukanya, nakeneye ngo nahuze kuko iyo asiganye umukristo aba umukristo utuzuye. Nakeneye kugira ngo yose ajanirane kugira ngo atugirire umumaro. Uburyo ki twakwiga gusenga hamwe no gusoma ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ni umutwe w'iryo jambo turi buganire, kubera ko dukunda kwigisha tubwira abantu ngo basenge basome ijambo ariko tutabigisha uburyo ki ibyo bintu babyiga kugira ngo babyisangemo. Yesu ashimwe. Umunsi w'ejo hari amagambo twaganiriye ariko tiyabonetse abantu baje no munsi abenshi ntabwo bari bahari. Kubw'iyo mpamvu mbere yuko nkomeza n'iri jambo tugiye kuganiraho, ndahita navuga gusama ncemo mu ncamake amagambo make twaganiriye umunsi w'ejo kugira ngo wenda abatarahabaye ejo nabo bagabane. Ejo twaganiriye ijambo rivuga hejuru yo kwitandukanya. Tuvuga hejuru yo kwitandukanya, uburyo umusore akwiriye kwitandukanya cyangwa se umukristo uburyo agomba kwitandukanya. Twaje gusoma mu gitabo cya Hosea igice cya 7 umurongo wa 8. ijambo rivuga hejuru y'umuryango wa Efraim.
wivanze n'andi moko. Yesu ashimwe. Kimwe cyo ni ikigihe cya none, abakristo itorero rya none, urubyiruko rwa none rwivanze n'abapagani mu bikorwa, mu ngeso, mu mvugo, mu migenderere, bituma tatandukaniro rihaba hagati y'urubyiruko ruri hanze kanisa n'urubyiruko ruri mu nzu y'Imana. Niyo mpamvu cyane nibanze kuri iryo jambo hejuru yo kwitandukanya mu rubyiruko. Yesu ashimwe. Nibanze ku magambo agera kuri 7 urubyiruko rugomba kwitandukanyamo umunsi w'ejo. Ijambo rya mbere navuze ko nta muntu ushobora kwitandukanya atabanje ngo atekereze. Yesu ashimwe. Mbere y'uko umuntu yitandukanya hagomba kubanza kubaho umwanya wo gutekereza. Umuntu agafata umwanya agatekereza akamenya ngo ese ari, kuko nta wamenya aho ari atabanje ngo afate umwanya wo gutekereza. Gutekereza niyo ntambwe ya mbere yo kwitandukanya. Yesu ashimwe cyane. Twaje gusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 13 umurongo wa 5. Ijambo rya kabiri navuzeho n'ukwihana. Yesu ashimwe. Iyo amaze kuvaho kwitekerezaho nico gihe hakurikira ijambo ryitwa kwihana. Yesu ashimwe. Ukihana bijya witekerejeho utaratandukana nabyo, warangiza ukabona kwitandukanya nabyo. Iyo ni ijambo rya kabiri twaganiriyeho, twasomye mu gitabo cya Samuel wa 2 igice cya 12 umurongo wa 13. Aho niho twasomye Dawidi amaze kumenya icyaha yakoze, nta kindi yakoze, yatekereje guca bugufi imbere y'Imana no kwihana. Ijambo rya gatatu navuzeho ni hejuru yo kwitandukanya n'inshuti mbi. Kwitandukanya n'inshuti mbi twabiganiriyeho ku burambuye, turavuga ngo nta muntu ushobora kuba gito atabanje ngo agire inshuti mbi. Yesu ashimwe. Umuntu azaja kuba mwiza cyangwa se mubi ari uko yagize uwahura nawe. Twasomye mu gitabo cya Mika igice cya 7 umurongo wa 5. Icya 5 twavuze hejuru yo kwitandukanya na fiançaye ipfuye. Iki kintu twakivuzeho cyane ku burambuye, turavuga ngo mu bintu byinshi urubyiruko ni uburyo babitwara muri fiançaye. Yesu ashimwe. Aho usanga umukobwa ashobora kuvugana n'abahungu 5, aho ushobora gusanga umuhungu avugana n'abakobwa agera muri 3 cyangwa se abarenza, cyangwa se aho ushobora gusanga umuntu mbere yuko habaho ishingirwa hagati y'umuhungu n'umukobwa babanza kuba mu buzima bwo kuba umugore n'umugabo. Iryo ni ijambo twagiye tuganiraho cyane kuko ni ijambo rimaze abasore, ako ni akabande abasore bagwiriyemo. Ijambo rya 6 twaganiye ni ijambo ryitwa kumenya kwitandukanya n'ibintu bya social media bipfuye. Yesu ashimwe cyane. Urubyiruko muri iki gihe rwishwe na social media mu buryo butangaje. Yesu ashimwe. Ushobora gusanga urubyiruko muri iki gihe cyane none by'ukuri telefone zabo birirwa gusa bareba filime z'urukozasoni. Nimba batabareba filime z'urukozasoni kabara bari mu bindi gusa by'amafilime adafite icamaze. Yesu ashimwe. Iryo jambo twaje gusoma mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 igice cya 6 umurongo wa 12. Ayo ijambo ry'Imana rivuga ngo byose turabyemerewe, ariko kandi siko byose bigize gute bidufitiye akamaro. Yesu ashimwe. Suko kuja kuri social media ari bibi, ni byiza kwija, ariko kandi ugomba kumenya ko umusore icyo ugomba kwikoresha. Kandi nimba twatuvuga ku basore, dufite n'abandi bantu bakuru bakora bimwe muri ibyo ngibyo twatuvuga. Wenda hari ababyumva bakaba babishira ku basore. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana nta muntu urarirenga. Imyaka yose uriho buri munsi ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ayo niyo magambo twagiye tuganiraho. Ijambo rya 7 navuze hejuru yo kwitandukanya n'imyizerere ipfuye. Iki gihe turimo urubyiruko ko murarubona ko ruri mu myizerere ipfuye, sigo gonyine n'abantu bakuru. Yesu ashimwe. Aho abantu bahindura ubuntu bw'Imana imfabusa. Yesu ashimwe.
bakavuga ko twababariwe, umuntu ashobora gukora ibyo yumva. Twaje gusoma mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cya 4 umurongo wa mbere, aho umwanditsi yabyanditse aravuga ngo umwuka avuga yeruye ngo mu minsi y'imperuka hazaza ibihe biruhije cyane, ibihe bigoye, hazaza abahanuzi benshi b'ibinyoma. Icyo nico gihe turimo, aho dufite abahanuzi benshi b'ibinyoma, aho dufite abigisha b'ibinyoma bigisha ibitandukanye n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Aho dufite abantu baba bagendera mu myizerere ipfuye kandi bari mu nzu y'Imana. Ayo niyo magambo twaganiriyeho umunsi w'ejo. Rero uyu munsi wa none mpamvu natekereje ko tuganira hejuru y'ijambo ryitwa gusenga no gusoma ijambo, nari natekereje kwitandukanya. Ndavuga ngo aboganira gusenga mbona nimpiganira byonyine wenda igiterane kikirarangira kandi wenda haracari ibintu byinshi byo kuvuga. Turavuga ngo turibanda kuri ibyo bintu byombi, uburyo ki umukristo yosenga akamenya no gusoma ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Mureke mbabwire, itorero iyo rija gupfa ripfira mu kudasoma ijambo ry'Imana. Itorero iyo rija gupfa ripfira mu kudasenga, kandi itorero iyo rija gukira rikirira mu gusenga, kandi iyo rija kongera kandi gukira kurushaho rigakirira no mu ijambo ry'Imana. Aho hantu habiri itorero iyo ryahabuze riba ryabuze ubuzima, nta torero riba rigihari. Yesu ashimwe. Iyo habuze gusenga hakabura gusoma ijambo ry'Imana, nta torero riba rigihari, ni imihango y'idini ibisigaye. Si igitangaza muri iki gihe cya none kuba dufite abakristo bari mu nzu y'Imana ariko batazi iyo Bibiliya iba. Dufite abantu bari mu idini, bari mu matorero, ariko ubuzima bw'ijambo ntabwo barimo. Dufite abantu bari mu nzu y'Imana, bari mu rusengero, ariko ubuzima bwo gusenga bwarabihishe. Yesu ashimwe cyane. Icyo kintu ndagira ngo abantu bacumve cyane. Kuba hano ufite izina runaka ariko utaba mu buzima bwo gusenga ni impfabusa. Yesu ashimwe. Kugira inshingano udafite ubuzima busoma ijambo ni impfabusa. Tukagira abandi baba mu buzima bwo gusoma ijambo, Bibiliya barayisoma kandi bakanayigira, ariko nabo badasenga. Abo ngabo turabagereranya n'abafarisayo. Bibiliya izitwereka umugabo, umwarimu, umwigisha wari witwa Nikodemu. Yari umwigisha uzi amategeko, uzi ibyanditswe, ariko utaruzi ibyo kuvuka irya kabiri cyarico. Dufite abantu muri iki gihe babiga cyane, bakiga za teoloji, ariko ari abafarisayo kubera ko badasenga. Yesu ashimwe cyane. Tukagira abandi nabo basenga ariko ubuzima bwo gusoma ijambo ntabwo. Abo ngabo nibo barya umwanditsi yanditse, nibo Yesu Kristo yavuze, aravuga ngo umuntu wumva no magambo tayakomeze ngo ameze kwiki kumufafa wubaka inzu ye ku musenyi, ikintu cyose iyo kije kirayihitana. Yesu ashimwe. Rero dufite abantu kabo ngabo muri iki gihe. Ni ukuvuga ngo umuntu udasoma ijambo ry'Imana ntaba yubakiye. Yesu ashimwe. Ijambo Yesu Kristo yabwiye Petero, aramubwira ngo nzubaka itorero ryanje kuri urwo rutare, ngo kandi ngo tamarembo yo kuzimu azarigwanya ngo arishobore. Yesu ashimwe. Tahandi byari bishingiye ku mukristo agomba kuba yujije bino bintu bibiri. Agomba kuba yujije ubuzima busoma n'ubuzima busenga. Rero mu kibazo dufite gikomeye muri iki gihe mu itorero, mu rubyiruko,
naho ngaho ibintu byose bizingi. Tutarashobora gusenga, tutarashobora gusoma ijambo, turi hanze y'ubwami bw'Imana. Umuntu azaba mu bwami bw'Imana igihe yasenze n'igihe yasomye ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu benshi kuri wa munsi w'amateka bazagarukira mu madini, benshi tibazarenga mu madini yabo. Yesu ashimwe. Benshi bazagarukira hano nyine, benshi bazagarukira hano ku dututi n'hano mu rusengero, ariko tibazigera binjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Benshi bazagarukira mu nshinga no mu mazina bari bishwe, ariko tibazigera binjira mu bwami bw'Imana, kuko ijambo niryo rihindura n'amasengesho. Tugiye kuvuga rero ibintu bigera kuri 6. Yesu ashimwe cyane. Ibintu bigera kuri 6 byatuma umuntu ashobora gukora bino bintu byombi. Sintinda ndahita ndangiza vuba. Yesu ashimwe. Ibintu bigera kuri 6 bizatuma umuntu ashobora bino bintu byombi, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Ikidufasha gusoma ijambo naco kidufasha gusenga. Ubwo nimbivuga mwumva ko ari byo bidufasha byose, haba gusenga haba no gusoma ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Hagira umuntu dusomera vuba vuba mu gitabo cya Daniel igice cya 6 umurongo wa 14. Igitabo cya Daniel igice cya 6 umurongo wa 14. Yego. Yego. Amen. Yesu ashimwe. Ikintu cya mbere natekereje cyo shobora gufasha umuntu gusenga. Yesu ashimwe. Cya mbere cyo mufasha gusenga ni ukubipangira gahunda. Ni gahunda. Yesu ashimwe. Kubipangira gahunda mu byo ukora, muri ka kazi kawe, muri ya mashuguri yawe, nimba uri n'umunyeshuri, muri bya bikorwa byawe ukora ukabipangira gahunda. Yesu ashimwe. Uyu Daniel ijambo ry'Imana ritubwira yari uwa 3 ibwami. Yesu ashimwe. Yari umuntu ufite akazi kenshi, yari umuntu ufite impamvu nyinshi zotuma ababisa atabona umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe. Ariko Daniel aravuga ngo hamwe n'ibi byose, hamwe n'izi gahunda zose mfite, hamwe n'aka kazi kose mfite, ngomba kugira umwanya wo gusenga uhagije. Bituma Daniel apanga gahunda yo gusenga, ngo ashyiraho gahunda yo kuzapfukama 3 ngo buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Nzatangara n'abantu bavuga ngo tibagira umwanya wo gusenga. Nta mukristo wobura umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe. Daniel ashyiraho gahunda kuzasenga. Nubwo yari afite imirimo myinshi, nubwo yari afite ibintu byinshi byo gukora, ashyiraho gahunda kuzasenga, akaja apfukama 3 mu munsi. Reka nkubwire mwene data, nimba ata mwanya ugira wo gusenga, nimba ata gahunda ugira wo gusoma ijambo ry'Imana, nta n'umwanya ushobora kubona mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Tugomba kugira gahunda yo gusoma ijambo, tukagira gahunda yo gusenga. Zantangazwa n'umukristo ushobora kugira gahunda y'ibindi bikorwa byose byakora, ukamenya uburyo uri buje mu kazi, ukamenya ngo nuva mu kazi uraja gusurana, ukamenya ngo nuva gusurana uraja muri ibi,
ukamenya ngo uraja ku ishuri nuva ku ishuri urakora bino, ibyo byose ukabipangira gahunda, ariko mwagera mu byo gusenga no gusoma ijambo mukabinanirwa kubipangira gahunda. Bivuga ko n'ubuzima rero bw'ubukristo tawubarimo, kuko nta mukristo ushobora gupangira ubuzima bwe busanzwe gahunda ngo ananirwe gupangira ubuzima bwe bw'umwuka gahunda. Yesu ashimwe. Kuko buno buzima bundi bwose dufite bufite iherezo, ariko umuntu wasenze, umuntu wasomye ijambo ry'Imana, ubwo n'ubuzima butagira iherezo. Gusenga no gusoma ijambo ni ibintu biduhesha ubuzima butagira iherezo, ariko izindi gahunda zose dukora zo muri ubu buzima byose bifite iherezo. Umwanditsi Salomo yarabyanditse aravuga ngo byose niki, ngo ni ubusa, ngo niko kwirukanka ngo inyuma y'iki, inyuma y'umuyaga. Yesu ashimwe. Ibi byose mwamubona bizashira. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo bene data, timugakunda ibiri mu isi cyangwa ikintu cyose kiri mu isi, kuko ibiri mu isi byose ni irari ry'iki, ry'umubiri n'amaso, ariko hari ibitari irari ry'umubiri n'amaso, ni ijambo ry'Imana n'amasengesho, kuko nimo harimo ubugingo. Ubugingo bwishwe mu gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. Abakeneye ubugingo bose muhindukirire ijambo ry'Imana no gusenga. Igice cya kabiri, reka nsabe dusomere Zaburi 132 murongo wa 3. Zaburi 132 murongo wa 3. 132 n'umurongo wa 3. Haravuga ngo ati, nukuri sizinjira mu nzu y'ipfundo ry'inzu yanje, munsi y'ipfundo ry'inzu yanje sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanje ibitotsi, n'ibihene byanje sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ijambo rya kabiri ni ihame. Yesu ashimwe. Ihame. Hame. Dawidi ni umuntu wakoranye n'Imana kuva mu buto bwe. Bagiye bamugarukaho mu ijambo ry'Imana. Ni umuntu wakoranye n'Imana mu buto bwe. Yesu ashimwe. Kandi uyu Dawidi yari umwami. Yari umwami. Yesu ashimwe. Ariko uyu Dawidi niwe wirahiye, aravuga ngo sinsigera nuri rutare rwanje, sinsigera ngira icyo nkora na kimwe ntarabonera Uwiteka Imana yanje ubuturo. Yari umuntu wasobanukiwe ubugingo icyo ari cyo. Yari umuntu wasobanukiwe gusenga icyo ari cyo. Yari yarirahiye ashira ihame, aravuga ngo sinsigera ngira icyo nkora ntarabanza ngo mbonere Imana yanje umwana. Ikintu cya mbere yesa umwanya ni Imana. Ariko ubu niza nibaza nkavuga ngo ese umuntu yaburira gute umuntu umuheza umwuka wo guhumeka? Nishake ndeka ibindi, umuntu umesha umwuka wo guhumeka wamuburira gute umwanya? Yesu ashimwe. Ariko ukabonera bijya byose uje ukora ukayibonera umwanya, ariko ukaburira umuntu ugwesha guhumeka umwanya, biteye n'isoni. Yesu ashimwe. Rero Dawidi yarirahiye aravuga ngo sinzigera mburira Uwiteka umwanya, sinzigera ngira icyo nkora ntarabonera Uwiteka ubuturo. Mbere y'ibyo mukora muzamwibuka kwanza wese umwanya Imana yayo, Imana umwanya. Mbere y'uko muryama muzamwibuka wese Imana umwanya mu gusenga no gusoma ijambo, kuko nako kabande ndimo ko gusenga no gusoma ijambo. Mbere y'ibyo ukora, nyuma y'ibyo ukora, hagati y'ibyo ukora,
ugirana umwanya n'Imana. Yesu ashimwe. Ihame, mugire ihame. Abasore mugire ihame ryo gusoma. Ribe ihame. Hame ni ukuvuga ngo ni ikintu udashobora kurengaho. Yesu ashimwe. Ni ikintu ushobora kwemera gupfa kubera cyo. Ni ikintu udashobora kwica gahunda yacyo nubwo uzi izindi gahunda zimeze gute. Paulo yari umuntu w'umunyamahame. Yari aravuze ngo se niki cyantandukanye n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo se nibiriho, nibizaza, n'igihagarukije epfo, n'inzara, nta mapfa, n'ukubaho. Arirahira aravuga muri ibyo byose. Aravuga ngo tacantandukanye n'urukundo rwa Kristo. Nigeze kubona umupasiteri umwe avuga ahantu twari dutaramye. Aravuga ngo se mwese hano ndi ukwemera gupfa zira Kristo. Yesu ashimwe. Arigaruka arivugiwe, aravuga ngo iwe ngo baramuse ngo bavuze ngo ubu nyine bagiye kutwica twese. Wari kuyakana Kristo tari bupfe. Aravuga ngo yo babwira ati ni muye mundetse, ngo ariko ngo hanyuma ngo akaza kuvuga ko ngo akaza gukomezanya na Kristo, ngo ariko ngo hariya ngo akikiza urupfu. Bibiliya ijambo ry'Imana risa rivuga ngo unihakanira imbere y'amaso y'abantu, naje nzamwihakanira imbere y'amaso y'Imana. Sinzi ko hano dufite abakristo bafite ame bo kwemera gupfa ku bwa Kristo. Barahari? Yesu ashimwe. Nimba mugira ubwabo bwo guhamya Kristo mu mihanda, mukagira ubwabo bwo guhamya Kristo mu mamodoka, mukagira isoni zo kumamya hirya no hino, mushobora kugira umutima kwere wo guhagarara bagiye kubica. Yesu ashimwe. Ariko benshi tibo kwemera gupfa kabisa. Yesu ashimwe. Benshi hano tibo ushemera. None se mbazi ikibazo, nimba mwoshemera ni bande ari mukujya kubwiriza hano hanze abatarakizwa? Mugira ubwoba bwiki, mugira isoni ziki? Ubwo muri isubize. Ijambo rya gatatu badusomere Timoteyo wa mbere igice cya 4 murongo wa 8. Timoteyo wa mbere igice cya 4 murongo wa 8. Kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose. Amen. Yesu ashimwe. Ijambo rya gatatu ni ukwitoza. Practice. Yesu ashimwe. Ni ukwitoza. Kwitoza. Kazubyitoza gusenga biritozwa. Ta musirikare numwe wigeze ko umusirikare atabanje ngo akore umwitozo. Umusirikare wese azabanza agakora imyitozo akabona kubiki umusirikare. Yesu ashimwe. Ta muntu numwe ushobora gukorera Imana, ushobora gusenga ijambo, ushobora kuba mu buzima bw'amasengesho atabaye mu buzima bwa practice, atabaye mu buzima bw'imyitozo. Umwitozo ni ikintu kigwesha imbaraga zo kuba icyo ushaka kuba cyo. Yesu ashimwe cyane. Abakristo tumugira imyitozo. Zamukora imyitozo. Mwitoze gusoma ijambo, mwitoze gusenga, mubyitoze, kuko ibyo nibyo birimo kubaha Imana, bigira umumaro mwinshi. Ijambo rya 4 nukubiha agaciro ka mbere kuruta ibindi byose. Kubiha agaciro ka mbere kuruta ibindi byose. Baze kudusomera muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 2, cyangwa nibasake bareke gusoma kubera impamvu z'amasaha. Nimusome. Yego. Matayo 4 no kuri 2. 4 no kuri 2. Aravuze ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Amen. Rekeruko. Yesu ashimwe. Tuvuze ko ari ukugira ute? Kubiha agaciro ka mbere.
Yesu ashimwe. Kubiki agaciro ka mbere. Naje gusanga ikintu cyose umuntu akibonera umwanya bingana n'agaciro yagihaye. Yesu ashimwe. Tushobora gusenga utarabibonera utaraza agaciro kabyo, utarabiyeza agaciro. Tushobora gusoma ijambo utarabiyeza agaciro. Impamvu mukora iby'ubuzima mukabishobora nuko mwabihaye agaciro. Uzi ko nimba utaja mu kazi bari bugufungira inzu, uzi ko nimba utari buje gukora ibyo wakagombye gukora, ukamenya ko utari burye. Impamvu benshi iby'Imana byabananiye nuko ta gaciro babihaye mu buzima bwabo. Ariko umuntu wafashe iby'Imana akabeza agaciro ka mbere. Yesu ashimwe. Umuntu wafashe iby'Imana akabeza agaciro ka mbere, tibishoboka ko bishamunanira. Iby'ubuzima mwarabishoboye, mwamenye kubeza agaciro, ariko bizashira. Zose bifite iherezo. Ariko munanirwa gweza ibifite agaciro nyako, umwanya, ibifite kuduhesha ubugingo bw'iteka, ibifite kuduhesha ubuzima bw'iteka. Mwabiburiye umwanya, nta gaciro mwabihaye, muja mubifata kibisanzwe. N'ubu ngubu twatuganira hano, uko ari bamwe batabavyumva habe nabuke. Yesu ashimwe. Tumenye gwese iby'Imana iki agaciro. Bibiliya yatweretse Yesu Kristo ubuzima bwe kuva ageze hano, kandi Yesu Kristo niwe cyitegerezo cya twese. Ikintu cya mbere yaheze agaciro kwari ugusenga. Amaze kuza hano mu isi, mu bintu bya mbere yakoze mbere yo kwatangira umurimo, yagiye gusenga mu butayu. Bibiliya izitwereka neza, Yesu ashimwe, ikatwereka ko uko yakora umurimo kose yawukorana no gusenga. Ntabwo yasiga ubuzima busenga. Yesu ashimwe. Yesu yakazaja mu byanditswe agasobanurira abantu. Yesu yarazi ibyanditswe, yakazaja mu bahanuzi akabasobanura bose, akaja mu mateka akayasobanura, yagera no mu buntu akabusobanura uko bukwiriye. Yesu ashimwe. Yesu yarazi ibyanditswe, yabifatiraga umwanya. Umugabo witwa Yosiya yari umwami, yazanye ubuzutse mu gihe cye. Mbere y'uko azana ubuzutse, babanje batora igitabo cy'urwibutso barasoma, babona kuzana ubuzutse. Nta muntu wazanye ubuzutse, nta muntu winjiye mu buzutse atarinjiye mu byanditswe no mu gusenga. Abazanye ubuzutse ni abagiye mu byanditswe baja no mu gusenga. Itangaje urubyiruko, kuzina biroroshye, kwiterera hano biroroshye, ni bito cyane. Ariko icyabananiye ni ugusenga no gusoma ijambo. Ijambo rya gatanu ngiye gusohoza. Ijambo rya gatanu ni ukwiyambaza Yesu akabigushoboza byose. Nagira udusomera Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 19, 13 nako, yego. Dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ikintu cya gatanu tuvuze ko ari ukwiyambaza Yesu Kristo akabigushobozamo byose. Mureke mbabwire, biragoye iyo wafashe izo ngamba zose.
ariko tuziyambaze mwese ngo azigufashemo. Yesu ashimwe. Uyu Paulo niwe wabisobanuye. Uyu nguyu wabaye umuvugabutumwa mpuzamahanga. Uyu nguyu wahinduye ibihugu n'isi. Uyu nguyu wahinduye byose. Uyu nguyu wazanye ubutumwa mu banyamahanga. Niwe wanditse rino jambo. Aravuga ngo shoboza byose na Kristo umpa imbaraga. Wowe ntacyo washobora ku bwawe, ariko iyo wiyambaje Yesu nawe aragushoboza muri byose. Bibiliya iravuga ngo mutabaze naje zabatabara, mbereke ibikomeye byo mutamenya. Kwiyambaza Yesu umweretse ko imbaraga zawe zitobishobora, ukamwereka ko ari we gusa wabigushoboza. Yesu ashimwe. Ntabwo imbaraga za kimuntu zonyine zishobora gushobora ubuzima busenga. Ntabwo imbaraga za kimuntu ubwazo zonyine zishobora gusoma ijambo. Yesu ashimwe. Ariko hari imbaraga ziduhesha, hari imbaraga zidushoboza, ni imbaraga za Kristo Yesu, kuko niwe watangije runo rugendo, yararushoboye. Niyo mpamvu Bibiliya ijambo ry'Imana risa rivuga ngo mutumbire nde? Mutumbire Yesu wenyine, mutumbire Yesu Kristo wenyine, ari we baze ryo kwizera, ari nawe uzana gusohoza. Iyo watumbiriye Yesu ukamubwira ngo sinshoboye, wino ushoboze, aragushoboza. Yesu ashimwe. Mpamvu mwana niwe nuko mutazi kumwiyambaza. Bibiliya ivuga ngo muniyambaze ku munsi w'amakuba n'uw'ibyago, ngo naje nzabatabara. Kwiriye gufata umwanya wo kwiyambaza Yesu mu gusenga, mu gusoma ijambo kugira ngo agushoboze. Ijambo rya gatandatu ni ugutegereza Uwiteka, ari naryo rya nyuma. Niba dusomere Yesaya igice cya 40 umurongo wa 30. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 30. Yesaya igice cya 40 umurongo wa 30. Usome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Komeza. 31. Ngo ariko abategereza Uwiteka yego bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Amen. Amen. Mani bamugisha cyane. Yesu ashimwe. Iri jambo gutegereza Uwiteka mu masengesho, gutegereza Uwiteka mu byanditswe, ni ijambo rinaniye abantu. Yesu ashimwe. Abantu bari mu gusenga bakabivamo, bagacika intege. Abandi bagasoma ijambo bikabananira, bagacika intege. Yesu ashimwe. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza ngo abasore b'imigenda ngo bazacogora ngo baruhe, ngo kandi ngo n'abasore ngo bazagwa rwose, ngo ariko ngo abategereza Uwiteka. Yesu ashimwe. Abategereza Uwiteka ngo bazasubizwamo imbaraga nshya. Dukeneye abasore bategereza Uwiteka. Dukeneye urubyiruko rutegereza Uwiteka, rukamutegereza mu gusenga, rukamutegereza ku mavi, rukamutegereza mu byanditswe. Dukeneye urubyiruko rutegereza Uwiteka. Bibiliya yambwiye ngo bategereza Uwiteka ngo bazatambagira mu kirere, ngo kakujya ngo kwigisiga. Reka mbabwire ngo abasore bagiye gutegereza Uwiteka muri iki gihe cya nyuma. Imana irimo irategura gutanga ubushyutsi. Muri iki gihe cya nyuma Imana irimo irashaka guhagurutsa abasore. Mureke mbabwire ngo bagiye gutegereza Uwiteka
bagiye gusubizwamo imbaraga zikomeye, bagiye guhabwa imbaraga zikomeye, kandi bagiye gutambagira mu kirere kujya kubisiga. Abagabo bagiye gutegereza Uwiteka, abagore bagiye gutegereza Uwiteka, ni nabo bazabona Imana. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga ngo abantu nibamara kurambirwa ngo bazabavuga ngo si iby'isezerano ryo kuza riri hehe. Benshi bazatangira kuvuga ngo ese batangire bavuga ngo ese ngo Yesu araje, ngo Yesu araje, ngo Yesu ari. Yesu ashimwe. Bibiliya isivuga ngo ariko ngo bazabibagiza nkana ngo yuko ijuru ryahozeho n'isi igahora, kandi isi ikaba yarakuwe mu mazi. Muri iki gihe cy'imperuka Bibiliya ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo benshi, ngo urukundo rwa benshi ngo ruzakosha, ngo benshi ngo bazasubira inyuma. Iki nicyo gihe tugezemo, aho abantu bamaze gukosha, aho urukundo rwo gukunda Imana rumaze kugabanuka muri bo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo abategereza Uwiteka abo ngo bazasubizwamo imbaraga, abategereza bakarindira isezerano ry'Umwami. Bibiliya ijambo ry'Imana risa rivuga ngo mubonye ngo ngiye ngo niko ngo nzagaruka. Bibiliya ikavuga ngo Yesu ashimwe. Bibiliya ikavuga ngo ubwo azaza ngo azahagarara mu kirere, ngo abafire ngo muri we ngo nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe ngo bazaba bakiriho. Yesu ashimwe. Ngo tuzahera ko tuzamuranwe nabo, abazabona isezerano ryo kugaruka k'Umwami wacu nabemeye gutegereza Uwiteka, ariko bakamutegereza mu ijambo no gusenga. Ijambo ry'Imana ribafashe kandi ribaganze. Amen. Reka dusenge. Mana ikiranuka, Mana ikomeye, byiringiro bizima, byiringiro bidakoze isoni. Ijambo ryawe ngo ni inkota ikebera mu bugi yombi. Wewe wateguye bino bihe Mana, wewe wateguye ino myaka Mana, wewe wateguye kino gihe Mana. Turaguhamagara muri iki gihe cya none, wongera ugarura imitima mu ijambo ryawe, wongera ugarura imitima ku mavi, wongera ugarura abasore ku mavi, wongera ugarura urubyiruko ku mavi, wongera ugarura itorero ku mavi, wongera ugarura itorero mu byanditswe, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Turamanura imbaraga z'Imana, turamanura imbaraga z'Imana, turamanura imbaraga z'Imana zongera zigahagurutsa urubyiruko. Turamanura imbaraga z'Imana zongera zigahagurutsa abagore n'abagabo, zikabahagurukiriza mu byanditswe, zikabahagurukiriza mu gusenga. Mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Umwuka we nizimanuke muri iki gihe cya none, zibashe gusubiza mu rubyiruko imbaraga, zibashe gusubiza mu itorero imbaraga, mu mbabazi zawe Kristo, no mu bushobozi bwawe Mana, no mu mbaraga zawe Mana. Reka tubone gutabagwa muri iki gihe, muri iki gihe kimeze gutya, aho urukundo rwa benshi rukonje, aho benshi bamaze gusubira inyuma. Ariko muri iki gihe Mana, hagurutsa ba Dawidi, hagurutsa ba Samweli, hagurutsa intwari z'Imana, hagurutsa ba Yosefu, hagurutsa ba Pawulo, hagurutsa abuzuye Umwuka w'Imana.
n'imbaraga zawe Mana, kubw'izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu tubisenze, amen.